Nahoze nsoma Bibiliya nk'ibisanzwe ngeze mu gitabo cya Yosuwa mu gice cya 20 nsanga hari titre ivuga ngo imidugudu y'ubuhungiro. Nahise nibaza ngo iyi midugudu ni iyihe, iyi midugudu ni bwoko ki? Hanyuma nsomye mpereye ku murongo wa 7 ngeze ku wa 9 nsanga iyo midugudu barimo barayivuga. Ku murongo wa 7 haranditse ngo nuko bitoranyiriza i Kedeshi y'i Galilaya mu gihugu cy'imisozi y'Ibunafutali n'i Shekemu mu gihugu cy'imisozi y'Ibwefurayimu n'i Kiriyataruba ariyo Heburoni mu gihugu cy'imisozi y'Ibuyuda, kandi hakurya ya Yorodani burasirazuba bw'Iyeriko batoranyayo i Beseri mu butayu bwo mu bitwa h'umuryango w'Abarubeni, n'i Ramoti y'i Galeyadi h'umuryango w'Abagadi, n'i Golani y'i Bashani h'umuryango w'Abamanase. Iyo niyo midugudu yakubitiwe Abisirayeli bose n'umunyamahanga wese ubasuhukiyemo, kugira ngo uwishe umuntu wese atabyitumye azahungireyo ye kwicwa n'umuhozi kugeza ubwo azahagarara imbere y'iteraniro. Iyi midugudu Bibiliya yavuze ngo ni imidugudu y'ubuhungiro nayibaze nsanga igera kuri 6 nk'uko tubisomye. Umudugudu wa mbere ni uwitwa Kedeshi, uwa kabiri ni uwitwa Shekemu, uwa gatatu ni uwitwa Kiriyataruba, uwa kane ni uwitwa Ramoti y'i Galeyadi, uwa gatanu ni uwitwa Beseri, uwa gatandatu ni uwitwa Golani. Nasomye mpereye ku murongo wa mbere mu gice cya 20 hano muri Yosuwa nsanga iyi midugudu bita ngo ni imidugudu y'ubuhungiro Imana yari yarabibwiye umugaragu wayo Mose ko ni bagera mu gihugu cy'isezerano, ndi kuvuga Abisirayeli, ko bazatoranya imidugudu yitwa ngo ni y'ubuhungiro. Hanyuma ngo umuntu wakoze icyaha gatozi cyo kwica umuntu atabyitumye cyangwa atabishakaga cyangwa atari umwanzi we ajye ahungira muri iyi midugudu. Nasomye ku murongo wa 4 Bibiliya iravuga ngo gatozi uhungiye muri umwe muri iyo midugudu azahagarare ku irembo ry'uwo mudugudu yisobanurire abatware bawo, nabo bazahere ko bamwinjiza mu mudugudu bamuhe aho aba, kandi umuhozi namukurikirayo ntibazamuhe gatozi ngo amuhore kuko yishe mugenzi we atabyitumye adasanzwe ari umwanzi we. Muri makeya ni ukuvuga ngo iyo umuntu yakoraga ikosa ryo kwica umuntu atabigambiriye, ari ibintu byabaye par accident, yajyaga muri iyi midugudu, umwe muri iyi midugudu akajya guhungirayo akazagaruka nyuma y'igihe runaka. Sinshaka kujya muri detail. Nibajije ese uyu munsi wa none twakuramwe inyigisho ki? Uyu munsi wa none twebwe abatuye isi umudugudu w'ubuhungiro ni uwuhe? Naje kuwubona, nabumbuye Bibiliya njya mu isezerano rishya nsanga burya natwe hari umudugudu w'ubuhungiro dufite uyu munsi wa none, kandi ubasha, haleluya, ubasha guhungirwa n'umuntu uwo ari we wese agakira urupfu, agakira umuhozi, agakira umujinya. Nabumbuye Bibiliya nsoma hano muri Matayo igice cya Matayo igice cya 11 ku murongo wa 28 hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. 28 mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. 29 mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Uyu munsi wa none mu isezerano rishya
abayuda n'abatari abayuda, cyane ko ibi ngibi by'imidugudu y'ubuhungiro mu isezerano rya kera byarebaga abayuda bonyine, ndavuga abisirayeli. Uyu munsi rero siko bikimeze. Uyu munsi muri Kristo Yesu, haleluya, hari ubuhungiro rusange rw'abamwizera bose. Hari ubuhungiro bw'abamwizeye n'abari kumwizera n'abazamwizera. Yesu yakira umuntu wese atitaye inkomoko ye, yaba ari umuyuda, yaba ari umugiriki, yaba ari umwirabura, yaba ari umuzungu, yaba ari mugufi, yaba yarize, yaba atarize. Yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimusange mwese ndabaruhura, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Iyo umuntu yemeye kwizera Yesu, iyo dusomye ijambo ry'Imana, Bibiliya ivuga yeruye. Abaroma igice cya 10 ku murongo wa 9 haranditse ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Kuko ibyanditswe bivuga biti umwizera ntazakorwa n'isoni. Twasoma n'Abaroma igice cya 8 ku murongo wa 1, Bibiliya ikavuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Uyu munsi tuvugana, Yesu niwe buhungiro. Umuntu wese uzizera Yesu dukizwa n'ubuntu bw'Imana binyuze mu kwizera Yesu. Agakiza gaheshwa no kwizera Yesu wenyine. Yesu niwe muhuza w'abantu n'Imana wenyine, ntabwo ari abatagatifu, ntabwo ari imirimo dukora, oya. Iyo umuntu yizeye Yesu, ako kanya abahunze umujinya w'Imana, abahunze kuzarimbuka, abahunze kuzacirwaho iteka, abahunze kuzajya muri Gehinomu, abahunze kuzarimbuka, abahunze ingaruka z'icyaha. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 6 ku murongo wa 23, Bibiliya iravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Iyo umuntu yizeye Yesu abahunze kuzarimbuka, abahawe impano y'ubuntu yitwa ubugingo buhoraho. Muri Yesu no hari uburuhukiro busesuye, no hari uburuhukiro bw'iteka. Umuntu wese yageze muri Yesu abahindutse icyaremwe gishya. Iyo dusomye muri Yohana igice cya 1 ku murongo wa 12, Bibiliya iravanga bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo tugeze muri Yesu duhinduka abana b'Imana, kandi umwana azajya kuba aho se ari. Niba ushaka kuzabona ubugingo buhoraho, niba udashaka kuzarimbuka, hungira muri Yesu. Yesu niwe mudugudu w'ubuhungiro. Abari muri windani nta teka bazacirwaho, ntabwo bazarimbuka, bazajya mu ijuru, bazabana n'Imana. Kwizera Yesu ni itike ikugeza mu ijuru, nta kindi usabwa ni ukumwizera byonyine. Arambuye amaboko, ateze ibiganza ngo nawe uze umwizere, agukureho ibyaha, agukureho urubanza rw'ibyaha, agwereza ubugingo buhoraho, uzabane nawe byiteka byose. Ibyaha waba warakoze byose, ubugome waba waragize bwose, uyu munsi numwizera uratsindishirizwa, urabarwaho gukiranuka kw'Imana mu maso y'Imana. Ntabwo urongera kuba umunyabyaha ukundi, ntabwo urongera kwitwa umunyabyaha ukundi. Urahinduka uwera, urahinduka umuziranenge, kuko na Yesu yera. Mwizere, tera intambwe yo kumwizera gusa, utsindishirizwe, uhabwe ubugingo buhoraho. Ntuzarimbuka, ahubwo uzabana n'Imana iteka ryose. Nge mwumvaga yari mwene so Imana irumva Dieudonné. Yesu niwe buhungiro bwonyine duhungiramo ingaruka z'icyaha, ariko kurimbuka.